Sanjay. Cheers. Cheers. Yes. Ndimo ndibaza cyatumye ntuma ngo twongere duhure nako ngo nkubye ngo ufite ubukwe n'iki cyatumye ntuma Sigo nta gitekerezo. abana gitekereza cyane ndetse ko reka mbe hano izi cloche zaje zishaka kuntima reka nje imbere inyuma yazo Ariko mbe nta kintu bagutwaje. nibyo none se hajya iyo bimeze gutya ziba zimeze gute ngo ziba ziryoshye Niko numva. niko wumva Niko numva bivuga. Fio nyama nibaza ikintu cyatumye ntumaho nigutekereza ko ugiye kuntwerera Twerera ko. Sigo nta gitekerezo. nase ntabizi ko mfite ubukwe gusa natekereza igiki koko Harya mufite ubukwe. ya ndabufite Uratekereza ko nagutwerera rero? Mama hari akantu ushaka kubabwira kari sawa? Ntumbwire ahubwo ubu iki gitondo ngo akantu kari sawa hari amakuru mudafite yenda waba tutambwiye niko muko Ni ya foto yacicikanye me. nibyo nandi ahubwo Reka mama nibyo ngiye kubabwira nyine. wangiza amahirwe tubona aka kanya abakobwa b'iki gihe harya ngo bagize bati nako ngo n'abahungu Barashyushye. Musa. Nashakaga kubabwira ko ndi hafi kuza kubereka umuntu tugiye kubana. ibintu bigomba guhindura isura siko wakomeje kumfata nk'aho wagira ngo ndi umugore oya niko mbwira uzi ko njye ukanye mbeho ariko ukaba utumye ngira icyokere niko toni uzi ko nabonye amafoto nkagira ngo ni amafoto gusa y'abashuti bawe mwigana ni gute ufata umwanzuro umuntu w'umukobwa ubundi umukwe yari w'umuryango ukaba ufashe umwanzuro wo kumva ko umusore atera ivi mugategura gahunda zo kubana nta uwo musore utarigeze umuzana mu muryango tumumenye abakobwa b'iki gihe mwana wanjye ko nzi ko nagutoje kirazira nkagutoza umuco mu minsi yashize nkaba nakohereje kwa nyogosenge ubu nyogosenge ibyo by'uko arabizi nicyo natekerezaga ushobora kuba ntumiye ugiye kuntwera nk'ibihumbi 50 kwa ubukwe bwanjye buzagende neza Nakubwiye ngo iby'ubukwe ubyibagirwe. Ukumenyesha ko wa munsi wari aho ngaho wasize Rwanda. ngo Byakoze ntabyo wari uzi kuko ari wanyoye inzoga. Iby'ubukwe ntushaka ubyibagirwe. Meri cyangwa yatinye ko twamwangira umusore. Gusa niba ntibeshye nabonye uriya musore asa nkaho ndi twafashije. Calvin niwe agomba kuba ari we kuko uriya musore ndibuka no mwatwaye twa n'umutima ntubibuka yaramukurikiye no mu ngurube rega ntaho batabanye no mu ngurube babanyemo agomba kuba ari we Toni tumara amatsiko. Niwe cyangwa se we? Ano? Hello sheri wanjye bitese amakuru. Ni meza hafi y'amakuru. Shani meza umeze neza se? Umva meze neza ariko reka nkubwire uyu mutipe umva ni umuhanga cyane nyine kumwinjira ntabwo byoroshye ariko nyine tunasanze kiki yarigiriye Bujumbura. Yesu yumva ahubwo ibaze ko namenye ko yanagarutse umva asigaye we uyoboye ya kampani sha. Gwiki? Ni ibibazo ahubwo. rirya joro dukora biriya bintu ngakanguka ndi kuriri bwawe nari nanyoye inzoga Wari wasinze. my god mano zamba bari icumuro byose nakoze Umva mama kambabwire mureke kubigira big deal ubundi nanjye ko bajya kumproposa nari mbizi nayo bibabwire gute gusa mama nyine murabona ko yanyambitse impeta ubwo rero mutegereze muzamubara katuye gupanga gahunda yo kuza hano mu rugo ariko nizere ko muzamwitegura mukamutekera neza sibyo ngo iki ngiye ngutera inda ku munsi ndara hano
nakubwiye ngo byo kubyibagirwa wanteye inda ijoro rya mbere rora mu rugo rwanjye ibyo wakoze ntabyo wari uzi Fiona yambwiye ngo twa Fiona yego ngutereye ivuye mu ijuru ikuzimu mu isi cyangwa Gugu nakubwiye ngo ibyo wakoze ntabyo wari uzi Yesu umwami umva Fiona mfite ubukwe na sheri wanjye witwa Tony ndamukunda cyane nkuko nikunda ntumwe ngo naguteye inda hanyuma wateye inda we twaryamenye mbishaka umva ahubwo si ibyo gusa gutegura nuko nakobwa bita Tony ahubwo sinzi mukaza ahubwo boyfriend wawe baravukana byari ubizi nizeye ko utazabyihanganira reka bireke no kuntesha umutwe aho wumva kubwiye we ko ibishoboka byose ndagusabye ubu rero kwabona ibyangombwa by'iyo kampani sibyo urumva noneho ubu ngubu biranagoye ko akasigaye uyobora hariya ni ikibazo mbabarira ubikore ukore ibishoboka byose humura nta kindi kintu nzagusaba uzahita sibyo mwana wanjye ntacyo imana yiha umugisha mama si nziza do ndabona rwose ari from bimwe by'abubu imana idufashe n'iki kiganza izacyambike mama ikiganza ubundi cy'umukobwa cyose kiberwa n'impeta sibona nanjye tukugera ikirenge mu cyawe karibu n'ubundi nta gishongore cy'umukobwa burya ngo nta mwiza wisoma bro ndabona yapfuse nawe ntagire asa n'umugore warancumbikiye cyakora nagushima ko uri umubyeyi mwiza ushaka wari usanzwe ufite inda ariko atari iyanjye pe manitse ukuboko mana undebe iyi nda si iyanjye uri mu ntoki kuryo nakubeshyera urukumbekera kuko uriya munsi tubonana bwa mbere nari mfite miliyoni ebyiri ebyiri eshatu gutyo icyo ngushimira ni uko miliyoni nari mfite nari nagurishije umurima wo mu cyaro ku ntebe y'ingwe utigeze uzinyiba urukumbwira ute ko iyo nda ari iyanjye mbwira ntago ari iyanjye manu mbabarire mfashe ntago ari iyanjye Tony ndamukunda ni iki cyatuma tudakora ubukwe we cyakora mera mbona imbeba zose zararemeye amapusi koko umukobwa byo nagira genda ubwo wari undambiwe ni ukuri nagenda gusa ibijyanye n'icyo kunywa icyo kurya ikofi irahari umva kasita narabonye akazi nabwa busamba bwo kubaho amafaranga kasita narabonye watangira kuyama hose ubu unatangira kwiseka gusa nanjye hagati abana banjye ndahari ku bwanyu umukobwa wanjye igishongoro cyanjye mama ndake ukuntu nzaba ndi gusa kiyore nawe uzabusa neza ku ruhande rwanjye mwe mwitegura imfura ceceka dutegura ubukwe njye nawe kuko ndagutwitiye tegura ubukwe na Fiona twahuye ijoro rimwe ukancumbika umbesha ngo urankunda utankunda bamenywangira impuwe karari wawe ukansindisha ngasinda ndakumenyesha ko n'izina ry'umwana ubu ngubu ndifite utwite inda y'ameza ngahe nawe bara sambwiye ko wize nyine mbwira mbwira nta kibazo mbwira gusa nkunda Tony kandi Tony nkamutwaye natwara cece wose nagutwara nambikwerurire ariko hari ikintu numvise burya ngo irya mukuru rigaba narihitamo niko ko numvise hari ukuntu urengura ngo umwana wateye inda twari turi mu byishimo by'uko tugiye kwakira umukwe icyo kintu mbwiye ufite umwana bimeze gute ko ibyo bintu ntabwo mbikunze umwana agendana na nyina waba ugize umwana utaratwereka umukazana ko ari nk'ibyo twakavuze umva nkubwire ndumva ahubwo tumufite mu biganza ahubwo se uwakica kano gatipe cyane cyane duhereye no ku bukwe bwiwe si byo byaba byoroshye shawe ya John ndagusabye mbabarire rwose iryo kosa sinshobora kongera kurikora aho uwo mpungu yarangiza ndahazi mbabarira rwose ibintu byo kwica nawe wanze gukora aho ngaho icyangombwa dukeneye n'ibyo byangombwa bya kampani ibindi rwose reka bireke bizaba bizanye sibyo
ndakumenyesha ko uramutse uteguye ubukwe butari ubwanjye nawe nabwica ntabwo ushobora kuba ngo nta bukwe uzigera ukora n'undi muntu umva reka nkubwire impuhwe zawe njye bimaze ukundambye njye urabizi ko nta muhengera rwose nizeye ko urimo kuzana ibyo byangombwa by'iwenge nta bindi nzahita nitahira shamba humura rwose kandi ndakwizeye rwose ko haje ndabizi ko uzabikora nawe ndakwizeye rwose ntabwo uri uwa fake sibyo we kuraje kuri ibyo bintu kampani rwose cyo twongera tuyisubiza sibyo nibyo sawa merci Fiona wansindisha ushaka ko ngutera inda akikiriza yego oya yego ubu se uri warabuze undi musirimu wo mu mujyi ugutera inda kurusha uko wafata Gugu nibura se wabyumvise wabyemeye sasa my god ko kibi wabyemeye narayiwawe ndengereye ngo uzahazaza ubuzima bwanjye ntabwo nari nzi ko ibi byambaho I'm sorry uyu muntu ninde utambutse hano nubwo mbere mubonye muri ubu buzima ubushize ntabwo namubonye sinshaka ko yumva ibintu byanjye nawe yagiye ntabwo abyumva ni umukozi muravukana cyangwa umuvandimwe wanjye sasa Fiona warakoze kungirira neza numvaga uzambera marene mu bukwe ugafatanya na mama teta mugacoordinate ngo ubukwe bwanjye anyway ntabwo bikunze ariko urambabaje ariko si ubwo kazi ibintu mbwiye ijambo ndaryumvise message yatambutse niba inagucitse narifashe ntirasubirayo mbere y'uko umwana aboneka habanza nyina niba ufite umwana uramuzanana na nyina ntabwo mu rugo rwanjye nkeneye kwakira umwana uri wenyine utari kumwe na nyina umwana akeneye gukurira mu muryango agahabwa urukundo n'ababyeyi be nanjye ndahari nka nyirabwo uwo mwana ndamushakana n'umukazana urana tona gitangiye kutwereka gahunda z'ubukwe uru rugo urana nabisigaramo njyenyine umukazana ndamushaka umwuzukuru aboneka umukazana yabanje ngo rero ku buryo ki mu mezi 6 ashize mvuye hano ubu ufite inda iyi nda ni yanjye gutya reba ariko wari ibiki ibigori ibihaza amashaza imyumbati ni ibiki n'amateke wabuze ecography nayo ecography ni ibiki sorry ecography narayize niga muri secondaire ni iki tuzajyane kwa muganga ejo n'ufite umwanya ku buryo kutwita ingana gutya ku buryo ki wagira ngo hari amashaza n'ibijumba n'ibihaza n'amateke n'imyumbati gira uti umwana wawe ni munini cyane ni umukobwa ni umuhungu yaba umukobwa yaba umuhungu azitwa Maya yego ibyo byose narabiteganya Fiona yes wabikoreye iki ni urukundo ni urwango ni ubwanzi ni iki niyo mfite umugore tugiye kubana akampenera ubuzima kubera ko wakoze ikintu gishobora gutuma cyangiriza ubuzima bwawe ufite umugore mugiye kubana yitwa Tony ufite umugore mugiye kubana yitwa Tony wari ufite umukobwa mugiye kubana witwa Tony ariko uyu munsi ufite umugore wateye right ntabwo nateye umugore inda ahubwo wowe waramvangiye njye naguteye inda se nta nubwo ari iyanjye Shaketi sanze unatanze komande y'ifi sinzi rero nawe ari wifuzaga si wowe propoje kuri telefone nta kibazo okay ça va bien nta kibazo noneho tumizaho akantu ko kunywa nako tube tuhumwa tu oya ndategereza ndarya ndi no kunywa okay ça va ni byiza noneho none se wa mwana naguhaye ngo ujyane kwa Fiona byagenze bite wamugejejeyo kutamaye amakuru neza namugejejeyo umbona nyine bari mwakire neza nta kibazo ndakeka atangiye kumenyera gake bizagenda biza ntabwo ari bimwe by'aba bantu baba bavuye mu cyaro baje kwihisha ngo batazi no gukora akazi ko mu rugo atazi no guteka oya nabonye ari umwana mwiza igihe kizagera azamenyera shakutu ni byiza gusa bizera nanjye bizacamo
bizacamo azagenda amenyera nabonye atari umuturage cyane afungutse mu mutwe umva rero ko bizacamo bizatinda ariko nyine azagenda amenyera gake gake uri umwana se ntabwo ndi umwana niyo mpamvu ntwite none washakira nawe ntabwo uri umwana niyo mpamvu wateye inda ku buryo ugira indi ngana nanjye maze kugira inda aho ngereye muri uyu mujyi maze kugira inda ariko iyi nda yawe do ntabwo ari iyanjye uri umugabo se Fiona none twabona nk'umugore n'umugabo twabuzwa nande se sinakubera umugabo ndakurahiye ibintu wambaye n'ibiki ubundi babyita nawe ibyanditse mu icupa ngo ni umubasha babyita umubasha ibiwacu bibayo gakeya bigerayo rimwe mu mwaka mu minsi turyoherwe cyangwa nabonye cece avuga ngo ni shares ngongera ukoreho ngakira nyine iwacu bigera rimwe mu mwaka soma se cyangwa ngo uca inzoga nabonye nyine soma sha rero agiye kwambona uwo mwana aramamagaye reka nayo ndumirwa ndi Dubai ndavuga ni se telefone ayikuye se ko mama afya bayimuguriye buriya se nanjye byaranshanze nyine sinzi bamabusha bikigiye niba ariko bakibakora sinzi ejo bundi abagezeyo bamuguriye telefone nanjye byaranunguye pe gusa yansabye ngo ko duhura ubwo rero ndavuga ati nyiva Dubai navuye ejo bundi rero nzananiwe ndavuga ni nzamubwira umunsi ko nabonaga ndi free uyu munsi ndavuga ni nacyo aze kuza duhure nyine tuvugane ko yamwambwe ko ashaka ko duhura noneho mufite gahunda yo guhura uyu munsi isaha n'isaha araza kutugeraho ahangaha ndumva byayo bitoroshye telefone buriya se nta dusoresore dutuye hano hafi ariko twaye umugore nda tukaba twaramwishyuje telefone je pense ko ari mama afya mama afya n'umubyeyi ndamuzi ushobora ko ari umugore kugira ngo abe ari nko ku kazi yamuhamagara tuze gukora ibi ngibi biba bikenewe ku mukozi kanigire mu nzu gusa ikiriho ibi bintu wampaye ni nk'ibyo wampaye muri rya joro turarana ijoro rimwe wabimenye ko wabinyoye se hanyuma ukaba umugabo warampemukiye naraye ku buriri bwawe ntari nkakwiye kurara ku buriri bwawe ndara ku buriri bwawe njye nawe waburayeho rero mana yanjye nyagasani Yezu nyirimpuhwe wowe ureberera imfubyi n'abapfakazi wowe ufasha abatishoboye uzamfashe uyu muntu sinamukundaga niwe wandaje ku buriri bwe kubera ibibazo nari mfite ese mana wampora ibibazo byanjye cyangwa uzanyibuka umpe ijuru umpuze na Tony umukunzi wanjye Tony ndabisubiza ariko ntago ari ibibazo bwo ni ibibazo birenze kuba n'ibibazo n'umugisha ngwino tuje mu nzu ngwino kuba bamusirimuye vuba uriya mwana nabonye yava umusirimu da ko nabonye ashaka afite icyo ashaka cyane rero ni ugutegereza agiye kuza tumurebe tumubaze byinshi ko dutegereze turebe uko bimeze So, bro, we are going to Kinigi, right? Yeah. Let's go to Kinigi, man. Now go with Rwanda Adventures. Of course, Rwanda Adventures is the best, you know. Yeah. So, you have a family conflict. Shagusaketi, kamubwiza ukuri. Nubwo uriya mwana abonye yambaye ibisarubeti yari stressare wasukuna ajagaraye. Ariko uriya mwana nabonye yavamo umwana mwiza. Gute se kandi reka nkubwire noneho kuva najya Dubai no mu rugendo nagiye mutekereza ndyamye ngezeyo ndatenda mutekereza vraiment ntabwo nzi biri kumbaho umukozi sinzi pe umukozi biriya bisarubeti ibigofero naye ndi kumva bifite umwuka mubi Jesus uranyumije umuntu w'umusirimu nkawe nizeye ugeze ku bakozi usigaye uryama ukarota abakozi wagenda ukarota abakozi ntaho ugeze ntabwo nzi ibintu biri kumbaho pe family. We are not going to talk about families, man. Man, we're going to trip about families first. Let's go, man. Let's make us easy. Let's go and enjoy the family. We will talk about it. But I need to know
nabonye kuri konti ya mukecuru nta mafaranga ariho kandi twaguhaye amazu menshi yo gukontorora sinzi igihe uri bubisobanurire. It's okay. You're right. Uzaketi kuva namenyana na Tania namenyana na Badin arimwe nigeze ndota nk'uko narusura mwana hako njye uri kumbera mushya ese nta kindi kintu wowe wanyweye mesha ntabwo nzi ibintu uri kumbaho muri iyi minsi zaha umuntu w'umusirimu nkawe ibaze umuntu uzakubonana n'umukozi ibaze kweri nizere ko ibintu nawe undi muntu uzabibwira ubwo wanyicaje hanga kugira nicane n'umukozi. Petit frère umva Jamal mbikise kandi ko ibintu uvuze hariya ibintu bya konti ya mukecuru ibyo subizanya gute ubundi ushaka habe hari wangaye mperutse koherereza 5000 mukecuru USD. Okay. Wakabaye waramaze gukemura bezo zose z'ibintu bijyanye no mu rugo kubera ko amazu arenga 13 muri uyu mujyi sinuvuga ngo nkwiriye guhamagara amafaranga. Ndandura mwana ko hari umukozi ntabwo bivuze ko umuntu atamukunda. Ngiye buriya numiwe natanga. Ushobora kuba yakugize ubuzima bubi butuma nyine mba kuri ariko vraiment nabonye ari umwana w'umutima. Ubwo sirira kubona uzamwambika ukagendana hehe niza ariko ko bino bintu nawe undi muntu bizi pe. No, umutima ukunda burya ntabwo wihishira rega mukuri kw'Imana. Bakumvishije rero baguseka cyane. Ubu ntabwo nzi. Kuko mana nje se mwicaye ahanga nahoze nzenguruka hotel ahantu hose nawe aho ngeze ngo ni ibyumba aho ngeze ngo ni hotel ahandi ngo ni bar mana yesinje mbese ubuntu se ntabwo abajije abantu babamo hano na busa nari kubaza ngo mundangira abantu bicaye ahantu yego ko mwiriwe mabuja ariko mana boss nari ngukumbuye n'ukuri kw'Imana nagwerukaga cyagihe enda tuhuza nari ngukumbuye rwose kuko mana yawe bitese raho neza raho komera ngo ndakomeye yo mu mahanga bari bagufashe neza biragaragara gaho tambuka wicare rero wicare nawe murakoze shika kabisa makuru ni meza maze kumenyera akazi mana we naramenyeye no kuri wangiriye neza Jamal buri munsi Jamal ntago uramenya ko wubatse wakuze every day abakobwa hano Jamal ninde utambutse n'umukobwa Jamal ninde ugiye mu mujyi n'umukobwa ninde uri he muri coffee shop whatever n'umukobwa wajya umenya ko wakuze wubatse. Take it easy man, you know, take it easy. Uranzi Jamal bya famille by'umugore utangiye ko stress ariko urumva ari umuntu wamhostinze muri famille nakabaye naragiye muri hotel naraje kuko warongoye ariko se birakunaniye kubaka nta namezi 6 arashira. Take it easy man, ariko ndumva ushaka utangiye no kunstressa kwanza, you know, kugustressa tugiye kuruhuka no utangiye kuzana ibya famille uzana madamu se wagira ngo nze muhetse byo umuntu mukuru wari kumujyana kuko nta muntu udakunda kwenjoyinga. Man, I'm tired of this, you know. What tired for what? Man, you stressing me. Jamal. You don't understand what am I saying? You know, nago njyanye nawe kwanza. Twari imodoka yanjye hariya ugenda ushaka yawe kodeshi yawe ni yanjye ni y'ubukera rugendo. I don't want to go with you man. No kuri boss mwangiriye neza ubu ngubu nawe umukobwa w'umusirimu ndateka amafiriti nyama n'inkoko nzi kuyiteka buriya nzayiguteka. Ese niko mukobwa telefone ni mama afa kugura cyangwa n'abagabo bayikuguriye kudasubiza Geti uretse gatoya uyu mwana wimuharabika umwana ugize mu magejo wundi ntabwo ari umwana wajya mu bagabo kuri kw'Imana ibyo ndabona byarageze kuri usige unamuvuganira oya ntabwo ari kumuvuganira ariko nawe umwana ungana gutya aje ababaye aje gushaka akazi kakanya ababaye none se urishwa neza kuko kari mama afa y'umuhaye yagiye mama afa yatumara igihe kinini mama afa ndahamya neza 100% ko ari we yimuhaye kuko njye narambuye mubashije mama afa kira ko ari we yimuhaye kugira ngo ajye abona ukamuvugisha ndasera muko
nibyo cyane rwose ubundi ikintu abanyamujyi muturusha ni uburara gusa naho imico imyifatire imigendere turi abambere gusa nyine habaho n'abantu beza hari umuntu rwose ubona ukavuga ati umuntu nubwo ari umunyamujyi ariko azi no kubana n'abantu nk'uyu mugabo uyu rwose kagira inkuru yavamo n'umugabo mwiza Kwagiye. aha harya ngiye gutangira avuga n'ubwa nyuma pe mbabarira ubwa nyuma Ndabona na wa musore twafashe yatinye ijambo rya mbere buri